mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kuba dukurikira kuri internet mwadusanga kuri wa3 akadomo radio yacu VOA akadomo com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntuye muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro ni Murisanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. I Kigali mu Rwanda hakomeje inama y'ibihugu by'umuryango wa Commonwealth ugizwe n'ibihugu bikoresha icyongereza. Urubyiruko ruturuka mu bihugu 54 ruri mu bitabiriye iyo nama, dore ko 60% by'abagize Commonwealth ari urubyiruko ruri munsi y'imyaka 30. Mu ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa Commonwealth yabaye muri iki cyumweru, urwo rubyiruko rwakanguriwe gutanga umusanzu warwo mu kubaka ibihugu baturukamo na Commonwealth muri rusange. Abaganirije uru rubyiruko bageragezaga kubereka amahirwe kugira ngo bayakoreshe mu gutanga umusanzu wabo mu kubaka ejo hazaza habo ndetse n'ah'igihugu. Bimwe mu bibazo uru rubyiruko rwagaragaje ni ukubura amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro. Asa nk'usubiza icyo kibazo mu nama y'ihuriro ry'abacuruzi nayo ibera i Kigali, Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko hagomba gutekerezwa icyakorwa ku bufatanye n'abakiri bato kuruta ibyo bakorerwa. Yavuze ko icyo urubyiruko rukeneye ari ugushorwamo imari, atari ukubongerera imbaraga. Ikiganiro Murisanga cya none kiribanda ku ruhare rw'urubyiruko mu iterambere. Abatumirwa bacu uyu munsi bari mu bitabiriye ihuriro ry'inama y'urubyiruko rwa Commonwealth yasojwe kuri uyu wa gatatu. Kuri telefoni kuva i Kigali mu Rwanda turi kumwe na Depite Jean Claude Barimuyabo. Uyu akaba ahagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Depite Jean Claude Barimuyabo, ikaze mu kiganiro Murisanga. Murakoze cyane Edi Rwema kudutumira no kutwakira muri kino kiganiro. Nishimiye kuza kuganira n'abatwumva. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo, uyu ni Sakina Usengimana watangije ikigo cya AfriFoods Limited. Iki ni ikigo cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Madame Usengimana, ikaze cyane mu kiganiro Murisanga nawe. Murakoze cyane. Reka duhere kuri Depite Jean Claude Barimuyabo. Nk'uko nari mbivuze, u Rwanda rurimo rurakira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth. Habaye n'inama y'ihuriro ry'urubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye bigize umuryango wa Commonwealth. Mbere na mbere gerageza utubwire ibyo wakuye muri iyi nama ni nk'ibiki, ibyo mwibanzaho cyane byari biki? Murakoze cyane. Ubundi ni inama y'ihuriro ry'urubyiruko mbari ibyo nibandaho, yari ifite insanganyamatsiko igira iti ishishikariza urubyiruko gufata amahirwe no gufata umwanya kugira ngo bagasigasire cyangwa se bagategura ejo hazaza. Mu cyongereza aribyo navuga ko yari ifite insanganyamatsiko ivuga ngo taking charge of our future.
rero mu byaganiriweho byinshi ni uburyo nk'urubyiruko twabasha gukorana n'urundi rubyiruko ruturutse mu bihugu bitandukanye kugira ngo tubashe kubyaza amahirwe ari muri commonwealth nk'umuryango uhuza ibihugu birenga ibihugu 54. Muri ibyo bihugu hakabamo ibihugu n'ubundi bifite ubukungu buteye imbere n'ibindi bihugu bikizamuka. Ubwo rero byabaye nk'ihuriro ryiza rituma urubyiruko rubasha kuganira rukungurana ibitekerezo, ndetse hakabaho ndetse no gusangira amakuru ndetse no kunoza uburyo urubyiruko rwazajya rurushaho gukorana mu gihe kizaza. Rero mu byaganiriweho nk'uko warubimbajije byinshi twibandaga cyane ku bijyanye n'ishoramari, ariko n'ubundi nabyo rikozwe neza hagamijwe n'ubundi kwirinda no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere. Muri rusange n'ibyo twaganiriyeho, yenda turaza kubizamo muri detaye, yenda muza kwicara ku kiganiro kiraza kuba kigenda. Urakoze cyane, turaza kubigarukaho, tugaruke no kuri ayo mahirwe, ariko nk'uko nari mbivuze turi kumwe kandi na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana watangije ikigo AfriFoods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Madamu Usengimana, gerageza mbere na mbere utubwire kuri iki kigo cyawe, wagitangije ryari, gikora gite, ibyo wohereza mu mahanga n'ibintu ki? Murakoze cyane. Ikigo cyatangiye mu 2019. Ubu twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, harimo avoka, harimo imiteja ndetse n'amatunda. Ibyo rero tukabyohereza i Buraya ndetse no mu bihugu by'Abarabu. Dukorana n'abahinzi bagera kuri 500 ndetse n'amakoperative 5 mu gihugu hose. Ni ukuvuga rero twabitangiye ari ukubyohereza hanze, twagiye tubona amasoko n'amahirwe kugira ngo tugere no ku isoko mpuzamahanga, turebe ibyo bakeneye, noneho tukagaruka mu Rwanda tukabifata, noneho tugatangira kubyohereza. Kuri wowe tubwire watumiwe mu rwego ruhe? Muri iyo nama rero twatumiwe na Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, kubera ko n'ibihugu 51 byose biri muri Commonwealth haba harimo urubyiruko rukora imishinga itandukanye. Muri urwo rwego rero no kugira ngo tunahurire hamwe tumenye se ibyo bakora ni ibiki, habayeho ibintu by'amarushanwa mu kintu bise Kigali Startup Festival. Noneho barangije rero habaho kohereza ama-application, noneho hapurayinze abantu bagera muri 400 bose mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero twaje mu ba mbere batoranyije 12 harimo n'abandi mu bihugu bitandukanye. Turagenda, habaho n'ibintu bya bootcamp batwigisha uburyo business zacu zikora gute, ni gute twana bipresenta, kuvuga ngo ni imbere y'abajaji, warangiza ukabavugisha ukababwira ati ibi n'ibyo nkora kugira ngo barebe ko umushinga wawe umeze gute. Ibyo byose rero nirwo rwego twagiyemo. Ikindi kintu nakongeraho ni uko dukora export nk'uko twabivuze, noneho muri kategori ya export twabashije gutsinda, bazaduha igihembo baduha igihembo cya miliyoni 10. Izo ni iz'amanyarwanda cyangwa ni iz'amadolari? Ni miliyoni 10 z'amanyarwanda. Ni byiza cyane kandi turabakeje kuba mwaratsindiye icyo gihembo. Depite Barimuyabo, iyi nama ya Commonwealth ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro 2, kandi ikaba ibaye mu gihe isi yari imaze igihe yibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Ibyo ari byo byose urubyiruko narwo ruri mu bazahajwe n'ingaruka za COVID-19. Ingaruka za COVID-19 hari izo mwaganiriyeho? Murakoze. Mu biganiro byagiye bikorwa hari ibyakorwaga byatangwaga mu buryo rusange, ariko hakabamo n'ibiganiro byagendaga bitanga mu matsinda. Mu biganiro byo mu matsinda hari abavugaga n'ubundi ku ngaruka zatewe na korona, ndetse bakaganira mbega ingaruka byagize ku bucuruzi. Ingaruka rero byageze ku bucuruzi usanga akenshi zishingiye n'uko n'urundi rubyiruko barukora za bizinesi ntoya, ukora ubucuruzi buciriritse. Urubyiruko akenshi nta gishoro kinini baba bafite, kandi usanga iyi covid yaragize ingaruka nyinshi cyane kuri bizinesi zikizamuka. Ubwo rero byumvikana n'ubundi ku rubyiruko arirwo rwahazahariye cyane ugereranyije n'abandi basanzwe bafite bizinesi zigiye ari nini.
rero mu byaganiriweho nk'urubyiruko n'ubundi twagiye tureba ko iki cyorezo ntabwo ari cyo cyonyine kibaye, hashobora no kuza n'ibindi mu gihe kizaza, ariko iriya platform y'urubyiruko ya Commonwealth nayo yabaye nk'urubuga rwiza kugira ngo urubyiruko rusangire ubunararibonye. Nk'uko natangiye mbivuga, Commonwealth igizwe n'ibihugu biteye imbere mu bukungu n'ibindi bikizamuka. ubwo rero n'urubyiruko n'ubundi rwitabiriye ni uguturuka muri ibyo bihugu byombi, ibyo byiciro byombi bafite ubunararibonye butandukanye. yabaye rero amahirwe yo kugira ngo basangire ubwo bunararibonye, ndetse ni gute ni ukureba n'iyihe mikorere yahinduka kugira ngo ubucuruzi burusheho gutera imbere n'urubyiruko rubashe gutera imbere, bizinesi zabo zibashe gutera imbere. ikindi navuga ni uko muri ririya huriro habayeho gutoranya n'ubundi hanahembwa imishinga 12 yabaye iya mbere mu byiciro bine. ubwo buri cyiciro cyahembwemo batoranyijemo imishinga itatu, imishinga ifite udushya kandi imishinga ubona ko ishobora kuzana impinduka. ibyo rero nabyo bitanga icyitegererezo ndetse bikanamotiva urundi rubyiruko kugira ngo narwo rubashe gukora cyane, kandi baranavuga ngo ushaka kugenda wihuta ugenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera kure ufatanya n'abandi. ubwo rero habayemo amahirwe kugira ngo abafite imishinga itandukanye babashe kubona abandi b'urubyiruko bashobora gukorana nabo baturutse mu bindi bihugu, kandi hanarebwa uburyo iyo mishinga y'urubyiruko nayo yabasha yatanga umusaruro w'igihe kirambye. urakoze cyane. wari ugarutse kuri icyo kijyanye n'ayo marushanwa y'imishinga ifite udushya. umwe mu batsindiye ibyo bihembo ni bwana Patrick Ruhumuriza, uyu akaba ayobora ikigo gihugura. bwana Patrick Ruhumuriza, ikaze mu kiganiro muri Isanga. wiriwe neza? Wiriwe neza, murakoze cyane. Yego, Depite Barimuyabo yarakomoje kuri iryo rushanwa ryabaye cyane cyane ryo guhemba imishinga yitwaye neza, imishinga ifite udushya igomba kuzanira sosiyete. wowe umushinga wawe ukora iki? Umushinga wanjye ni umushinga ugamije kugabanya ubushomeri cyangwa icyo twita unemployment ku bana bagisoza amashuri. ikaba yitwa One Oze Training Center. icyo tugamije ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko. twatangiye turi kwigisha urubyiruko uburyo bakora ikawa y'u Rwanda, uburyo bayikora bakayitunganya neza. turanateganya kuzagura umushinga tukagisha n'abandi bantu benshi mu buryo bwo kugira ngo tugabanye ubushomeri mu rubyiruko. twagize amahirwe rero kuyateninga yo kwitabira igikorwa cya CHOGM cyane cyane muri Youth Forum. ni byinshi twigiyemo byinshi bitandukanye, aho twahuye n'abantu benshi batandukanye. ku ruhande rwanjye icyo byanyigishije ni uko icyo numva ko kidashoboka abandi bakaba barakigezeho, ntacyo bandusha nanjye nabishobora. urakoze cyane Patrick Ruhumuriza, guma kuri telefoni. Sakina Mukanya, Depite, yaravuze ko muri iyo nama yatumiwemo abatumirwa benshi, barimo abakomoka mu bihugu by'ibihangange. umuntu yavuga nk'urugero Ubwongereza, Canada, za Australia n'ahandi. avuga ko hari byinshi cyangwa se ubunararibonye abandi baturuka mu bindi bihugu wenda bigikene cyangwa se bikiri mu nzira y'amajyambere bigiye kuri abo bagenzi babo. nari nabajije n'ikibazo kijyanye n'ingaruka za COVID-19. wowe nka rwiyemezamirimo, icya mbere hari cyo ingaruka za COVID-19 zagize ku bucuruzi bwawe, hanyuma icya kabiri nk'ikintu cy'ingenzi wumva wakuye mu bunararibonye bw'urwo rubyiruko bagenzi bawe baturutse mu bihugu byateye imbere wasangiza abakunzi b'Ijwi ry'Amerika n'inkubuge. murakoze. ikintu yenda naheraho bijyanye na covid ndatekereza buri muntu wese yamugezeho, kandi yenda nahera ku byo dukora kubera ko twohereza imbuto n'imboga mu mahanga. rero Afrifood twagiye duhura n'ibibazo cyane ibintu bijyanye na logistic, bivuga ngo yenda ahantu bituruka n'aho bijya ugasanga yenda ikibuga cy'indege bagifunze. ni ibintu umuntu atigeraga yibaza ko mu buzima zigera bibaho. ibyo byose numva byaratuvunaga. ikindi yenda cyagiye kibaho ni ukuvuga ngo abakiriya ahantu bahafunze, abantu ntabwo bari kubasha kujya mu masoko. icyo gihe rero usanga n'ibyo batumiza bigabanuka. yenda ni zimwe mu mbogamizi twagiye duhuramo nyinshi. n'ubukungu bwaragiye burahungabana
ku nzego zose, no mu buhinzi rero naho byagezemo. Ikindi rero nagarukaho ku byo twigiye ku rundi rubyiruko rugenzi rwacu, yenda icyo naheraho ni uko nabo hari urugendo baba bakiri kugenda, kuko urubyiruko usanga akenshi duhuje ibibazo, ariko nanone abari mu bihugu byateye imbere hari andi mahirwe baba bafite twebwe natwe tuba tugiye gushaka kugira ngo tugereho. Ariko wenda kimwe muri ibyo ngibyo ni uko usanga baba bafite amahuriro menshi atandukanye abafasha kugira ngo babashe gutera imbere, ari nabyo nifuza ko natwe urubyiruko rwo muri Afurika tugenda twihuriza hamwe. Ikindi kintu nanishimira nk'uko nk'aya marushanwa nanjye nari ndimo kimwe na Patrick, twahuye n'urundi rubyiruko ruturutse ahantu hatandukanye, tukareba imbogamizi bari guhura nazo, ukavuga ati izi natwe duhura nazo, ibyo wenda ibibazo babashije gukemura, ukumva ko natwe ejo n'ejo bundi hari ahantu twahuriza hamwe, yaba ari muri East Africa niho twahera ndetse tukagenda tunagura. Ikintu rero nabonye gikomeye cyane ni ubwo bumwe usanga bakorera ahantu hamwe bafatanyije, bitavuze ko bari no muri sekita zimwe, ariko kuba byonyine ari urubyiruko bakishyira hamwe kandi ijwi ryabo rikaba ryakumvikana cyane. Rero nabyo nashishikariza natwe urubyiruko rwa Afurika ko twashyiramo imbaraga. Depite Jean Claude Barimuyabo, ikiganiro tugerageze tukigarure gatoya mu rugo aho ngaho mu Rwanda, nk'umuntu uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ibyo ari byo byose bimwe mu bibazo urubyiruko rw'Abanyarwanda bahura nabyo urabizi nk'umuntu ubahagarariye, iby'ingenzi wavuga wakwifuza ko byahita bibonerwa umuti vuba na bwangu ni nk'ibihe, kugira ngo dukomeze ikiganiro? Muri make wenda mvuze urubyiruko kuko wenda ndeba n'urwo mu Rwanda uko tubayeho, nkanareba n'urwo mu karere, kubera ko kuba ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'ibihugu by'umuryango w'Uburasirazuba wa Afurika y'Uburasirazuba, mbona urubyiruko rwo mu Rwanda byibura rwarahawe umwanya uhagije kugira ngo rubashe gukoresha imbaraga rufite mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu. Ariko n'ubundi hari bimwe bitaragerwaho 100%, ariko n'ubundi igihugu kigerageza igihe icyo ari cyo cyose gushyiramo imbaraga kugira ngo barusheho kumva urubyiruko. Nk'urugero icyo nampereza ku byagezweho mbere y'uko nza kuvuga ku bikiri imbogamizi byagezweho, natangaho urugero n'uko urubyiruko ubu ngubu rwo mu Rwanda rubarizwa mu nzego zose zifata ibyemezo, abaramutu wenda nko mu nama njyanama z'uturere, imirenge, imidugudu ndetse n'umujyi wa Kigali. Urubyiruko ruba ruhagarariwe, urubyiruko ruhagararirwa mu nteko, hari urwego rwihariye rushinzwe urubyiruko, hari n'izindi nzego zitandukanye zishinzwe urubyiruko, hari n'imishinga myinshi yagiye ishyirwaho igamije gufasha urubyiruko. Mbega urubyiruko igihugu cy'u Rwanda cyaruhaye umwanya wo kugira ngo babumve, nabo bagaragaze ibitekerezo byabo ndetse bazane nimba ari n'udushya n'ibyo bashaka ko bihinduka byose, mbega duhabwa umwanya nk'urubyiruko bakatwumva. Kandi ikindi icyo ngicyo ni ikirubona gisa nkaho gitandukanye n'uko mu bindi bihugu bihagaze. Ngiye gutanga urundi rugero rutoya, ni uko kuba naratoye mu Rwanda mpagarariye urubyiruko mu nteko y'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba, ntabwo ari uko ariko ari itegeko rya East African Community ribigena. Mu mwihariko w'u Rwanda usanga mu bindi bihugu habamo n'urubyiruko ruzamo mu nteko, ni uko ruba rwahanganye n'abandi bakuru mu buryo rusange, nta mwihariko uhabwa urubyiruko. Rero ku bikiri nk'imbogamizi nagarukaho ni uko urubyiruko haracyari urubyiruko n'ubundi rwinshi rukiri mu bushomeri. Imibare mfite hano igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mubare wazamutse cyane ukagera ku kigero cya hafi 30% mu rubyiruko. Mu 2021 ho byarushijeho kubera ko na corona nayo yateje ikindi kibazo gikomeye. Hari urubyiruko rwari rwaratangiye kwihangira urubyiruko rukora bizinesi ziciriritse, ariko kubera corona nk'uko natangiye ndivuga yagiye igira ingaruka cyane cyane kuri bizinesi zikizamuka, urubyiruko rero rubura akazi kubera iyo mpamvu. Ariko iki cyo twavuga nacyo kuri cyakozwe u Rwanda rugerageza gukora ni uko bashyizeho n'ubundi kigega kigamije gufasha bizinesi zagizweho ingaruka na covid, n'urubyiruko rero narwo
rwagiye rugira ayo mahirwe yo kugera kuri amafaranga ari muri icyo kigega bakabasha kuzahura bizinesi zabo. Ariko icyo kibazo cy'ubushomeri hakabamo n'urubyiruko rurangiza ariko ukaba wenda bataramenya neza naho n'ibigo bindi bishobora kuba bibafasha. Mbega mbona ko ubukangurambaga kuri serivisi zihari zigamije gufasha urubyiruko bukwiye kongerwa, kandi ngira ngo ku bufatanye n'inzego zitandukanye birakorwa, ariko kwigisha ni uguhozaho no gufasha urubyiruko n'ibibazo by'urubyiruko ku buryo buhoraho, ndetse hazaho n'udushya dutandukanye. Urakoze cyane. Icyo navuga rero ni icyo cya mbere gikomereye urubyiruko ni ikibazo cy'ubushomeri, ariko urubyiruko n'ubundi rukomeza gufatwa mu buryo bwo kugira ngo urubyiruko rufite imishinga mishya, rufite udushya dutandukanye, bakabasha kwegerwa banafashwa kugira ngo babashe gushyira mu bikorwa imishinga yabo, bityo bihangira akazi banagahe n'abandi bagenzi babo. Urakoze cyane. mu kanya ndaza gusaba Sakina ndetse na Patrick bagire icyo bavuga kuri icyo kibazo kijyanye n'ubushomeri n'uburyo cyakemuka, ariko kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Reka dufate Habimana Fabrice. Wiriwe neza? Uri hehe? Ndi hano i Kigali mu karere ka Gasabo mu Rwanda. Ikibazo cyawe? Mbanje kubashimira umwanya mumaye wo kugira icyo navuga kuri icyo bibazo muri kugaragaza, ariko mu Rwanda turacyafite urugendo rurerure. Nicyo nshaka kubwira uwo mudepite uhagarariye urubyiruko, uko impamvu ngaragaza ko mu Rwanda tugifite urugendo rurerure. Uyu munsi wa none urubyiruko nirwo ruri ikibazo cy'ubushomeri, kuko abantu bararangiza ugasanga abenshi barangiza ni urubyiruko, ugasanga ikibazo ku isoko wagera ugasanga imirimo ibonye abafite ubushobozi, uwitwa wa mukene ntabashe kujya gupiganwa ntabone ka kazi kandi yitwa ngo yarapiganwe. Ubushobozi mu buhe buryo Habimana? turavuga wenda nko kuba wenda nk'urubyiruko avuga ati ngewe nkomoka mu muryango utishoboye, noneho ugasanga wa undi uturuka mu muryango wishoboye cyangwa se w'abakire, cyangwa se wakwitwa ngo aturuka muri wa muryango n'ubundi usanzwe ufite akazi muri leta akaba ariwe ubona akazi. Urashaka kuvuga ko habamo ikimenyane se? Yego, ikimenyane cyo kirahari kandi ntabwo twatinya kubigaragaza, kubera ko birigaragaza benshi. Niyo urebye hirya no hino mu mihanda usanga urubyiruko guhera kuri iyo myaka 30 mwagaragaje cyangwa se no kumanura hasi barangije amashuri, ugasanga umuntu yize nk'aho mu Buhinde cyangwa se muri za Uganda n'ahandi mu bindi bihugu by'iburayi no muri Afurika, afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ako kazi, ariko kubera ko aturuka mu muryango utishoboye ugasanga akazi kabonye wa mwana wa meya, wa minisitiri cyangwa se wa senateri, umuntu ukomoka mu muryango ukomeye ugasanga niwe uri kubona ka kazi. Kandi haracyari ikindi kintu cyitwa ubusumbane mu mikorere. Urashaka kuvuga iki? Mu gihe umuntu agihanga imirimo, urategura nk'umushinga ngo ukajya kuwereka BDS, ugasanga BDS ifasha wa mushinga wawe, noneho aho kugira ngo bawemeze, noneho bakawukugira ngo bawemeze, noneho ugasanga barawugurisha bawaye undi muntu, kandi nawe ufite ubushake bwo gukora. Ikindi haracyari ikibazo cy'uko mu Rwanda hari ikibazo cy'uko umuntu yiga umushinga waba udafite umuntu muziranye, ibi bintu ntibibashe gutuma wa mushinga ujya imbere. Hakaba hari ikibazo cy'uko udafite n'ubushobozi bwo kuba wakora wa mushinga, ariko waragutegura ufite umushinga wo mu mutwe kandi wawushyira ku isoko ukabyazwa umusaruro, ariko ugasanga hari abantu bamwe bari gutegwa amatwi, ariko wowe wagerayo ugasanga umushinga ntiwahawe agaciro. Ntambaza uwo musenateri Depite mu mwihangane gato ntabwo byinda, ntambaza uwo musenateri ese ni icyo ari guteganya gukorera n'ubuvugizi ku rubyiruko kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira. Urakoze cyane. Ikindi nkaba nibaza, hano mu gihugu harimo n'abafite ubushobozi, ariko kubera ko badafite aho bakorera ugasanga ni ikibazo. Ibi byose ni ibintu bakabaye biga muri iyo nama, ndetse no kureka urubyiruko rukirekura rukavuga ibitekerezo byabyo byateza imbere urubyiruko.
urakoze cyane Habimana Fabrice atubajije ibibazo byinshi bitandukanye ariko reka duhere kuri depite bari mu yabo magambo magufi cyane uvuge ku kibazo kijyanye n'amahirwe ku kazi aho avuga ko akazi kabona abishoboye abatishoboye ntibagire amahirwe yo kubona akazi hanyuma ibindi bibazo ndaza gusaba Patrick na Sakina bakunganire depite bari mu yabo. murakoze cyane. Hari ikibazo cyajyaga gikunda kubaho cy'uko urubyiruko bajyaga rukunda kuzana ikibazo cy'uko ngo basabwa experience badafite. Icyo gihe leta yarabyumvise bakizambiye muri rimwe mu nama twajyaga dukunda kugira za mixed president aho twahuraga na nyakubahwa perezida wa repubulika urubyiruko ruturutse mu gihugu cyose. Icyo kibazo cyaje kuvanwaho aho bavuze ko imyanya yo ku rwego rw'aba officers abantu bagomba kwijyamo badasabye experience. Nyuma n'ubundi mo kugira ngo harusheho kubaho transparency cyangwa se gukorera mu mucyo n'uburyo bwo kwaka akazi no gutanga akazi bigakorwa hakoreshejwe bigakorwa online nizo kuko nabivuga mu kinyarwanda. Mbese hari system yashyizweho aho umuntu ashobora kuzuzamo ibisabwa byose agatanga ibipimo zikenewe noneho bakanamuselectinga iyo yujuje ibisabwa online n'ikizamini kigakorwa online. Rero ati kimenyane yagaragaje ngo kiri mu itanga ry'akazi cyo ntabwo nawe nkizi aho yaba yenda afite nk'ingero yazitanga yenda kumuha nimero zanjye kugira ngo abe yazampamagara amenyeshe ikibazo kugira ngo cyo cyakurikirana. Duva ari ibisubizo natanga. Urakoze cyane. Reka tujye kuri Sakina. Fabrice yaravuze ku bijyanye n'imishinga n'uburyo yigwa akavuga ko usanga rumwe mu rubyiruko rwo hasi rutanga imishinga hanyuma iyo mishinga yajya kwemezwa ugasanga ntibafashwe ahubwo hafashwe abandi. Icyo kibazo wowe nka rwiyemezamirimo wigeze uhura nacyo igihe wateguraga umushinga wawe cyangwa se hari icyo wari wumva mu rundi rubyiruko rugenzi rwawe? Njyewe ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo ariko wenda nubwo nahakana ko gishobora kuba kidahari ariko icyo navuga ni uko nk'iyi mishinga yenda itanzwe muri ibyo bigo hari ifatwa ubwo yenda idafatwa ibyo bigo ndumva ari byo wenda bishobora gusubiza neza ariko njye mu by'ukuri ntabwo nigeze mpura n'icyo kibazo. Nk'inama wagira umusore nk'uyu uvuga ko afite imishinga ariko ugasanga iyo yitanze ntacyo igeraho, ni gute yakwitegura neza kugira ngo atange umushinga wuzuye ube wafatwa hanyuma n'iyo mari yifuza kugira ngo yunganire umushinga we abe yawibona? Ikintu yenda namugira w'inama, hari ibintu by'amabanga yenda ya business ubwo wayikuramo, hari ukuntu ushobora gusangiza abantu umushinga wawe utubabwiye ibintu byose n'urugero. Wenda icyo navuga yenda intellectual property yenda ari ibintu bijyanye aba ari byo icyo navuga yenda n'umwimerere w'umushinga akaba atawusangiza abantu. Hari n'ibindi bintu bajya bakora mbere y'uko utangiza umuntu umushinga ukabaza ukamusinyisha nk'impapuro yenda za NDA zo kuvuga ati umushinga wanjye nuramuka utawukoze, uramutse uwukoze kandi tutawukoranye hazaba hari impamvu zo kuba nagukurikirana. Yenda ikintu ntagarukaho hano ni ukuvuga ngo urubyiruko dukwiriye kwihugura cyane tukareba uburyo natwe turinda imishinga yacu, kandi nicyo natinye hari igihe ujya ubwira umuntu ngo ngiye gushaka nk'umuroya yenda n'abo bantu bunganira abandi mu mategeko kugira ngo anakugire inama, ariko abantu benshi batekereza ko ujya gushaka umwunganizi mu mategeko ari uko wagize ikibazo, ariko ukwiriye no kujya no kumureba ukamugisha inama kugira ngo umenye uburyo wenda warinda ibyo bintu byawe kugira ngo umushinga wawe niwe wakorwa. Rero ikintu nabagiraho inama ni uko yawutegura yarangiza agashaka n'abandi bantu bashobora kumugira inama kugira ngo ayo mabanga ya bizinesi akaba atayatanga, cyangwa se no mu gihe yemeye kugira ngo yatange hakaba hari impapuro basinyanye. Ndumva ariko aricyo kintu navuga wenda. Urakoze cyane. Patrick Ruhumuriza, kuri icyo kibazo cy'imishinga uri mu bantu batanze umushinga ndetse muri Commonwealth ukanawuhemberwa. Fabrice avuga ko kugira ngo utsindire uwo mushinga nuko ugomba kuba ufite umuntu runaka ugushyigikiye watuma ugira icyo ugeraho, ndetse anagaruka no ku kibazo gikomeye avuga ko kijyanye no kubura aho urubyiruko rukorera cyangwa se rutangirira ibyo bikorwa byabo mu gihe
bataragira aho bagera. Wamugiriye inama cyangwa se wavuga iki ku byo avuze? murakoze cyane. uko mbyumva ntabwo nemeranywa nawe ko kuko iyo mishinga bajya kwitanga bose baba bafite ababafasha akaboko cyangwa abo baziranye kugira ngo babaheshe ibyo bihembo, kuko natwe twihereyeho ntawe wari utubuzima n'uwadufasha akaboko kandi twabigezeho. Igihe kirageze kugira ngo urubyiruko rw'u Rwanda muri rusange duhindure ibitekerezo, tukaba kumva ko hatari umubyeyi wawe cyangwa mwene wanyu cyangwa umushuti wawe ugufasha akaboko utabasha gutambuka, nawe wagerageza ugatera intambwe ugatambuka. Inama namugira ya mbere ni ukwitinyuka, ubundi akareba umushinga we koko uwo mushinga ari gutanga umushinga cyangwa ni ibitekerezo. Hari ibyo twita umushinga ariko bitabyara inyungu. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe usanga tujya guhatanira ibyo bihembo ntibaduhitemo kuko imishinga yacu ntabwo ari myiza. Akeneye kwicara ku ruhande rwiwe agatekereza ku mushinga we, akabaza bagenzi be, agakora n'ubushakashatsi akamenya niba ibyo bintu agiye kuvuga koko bizabyara inyungu. Indi nama nagira urubyiruko muri rusange, igihe kirageze kugira ngo twumve ko natwe twigire, ko kurebera kuri leta gusa. Leta ntabwo yatumenyera ibintu byose, iradukunda ntabwo yatumenyera ibintu byose. Niyo ufite umubyeyi wawe ntabwo yakumenyera ibyo kurya, akumenyera n'aho kuryama, nazo nabyo no kudushakira umugore n'umugore amugaburira. Igihe kirageze kugira ngo twitekerezeho, dutekereze ejo hacu heza, kuko ababyeyi bacu barakuze, ejo n'ejo bundi ushobora kutazaba mufite ngo kugaburire kandi ugomba kubaho. Igihe kirageze kugira ngo duhaguruke, dushyire mu bikorwa, tunashakishe, tunige, kandi ibitekerezo dufite byo kumva ko hari ikimenyane mu gutanga akazi cyangwa mu kimenyane mu gushaka icyo gukora kitakiriho. Nta muntu uzakubuza gukora. Nushaka gukora uzahaguruke ucuruza inyanya, nizikuboreraho umenye ko zakubereyeho ariko wabikoze. Ntabwo uzicarazwa ngo umushinga wanyu narawutanze wo gucuruza inyanya zirunguka, warawutanze ariko n'uwawukoze. Haguruka ushyire mu bikorwa, tureke gutekereza mu rugo gusa. Urakoze Patrick Ruhumuriza. Reka dufate undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika, Twagirayezu Marcel. Wiriwe neza? Wiriwe neza Edi. Uri hehe? Mperereye Kigali mu Rwanda, hano mu karere ka Gasabo, Kibagabaga. Ikibazo cyawe? Ndashaka kubaza ikibazo uwo mudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ya Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'abo ba rwiyemezamirimo b'urubyiruko. Iyo muri mu manama tubona ko tuzi neza ko igihugu cyubakwa n'imisoro, ariko urubyiruko ruri gutangira bizinesi ubu mu Rwanda imisoro iri hejuru cyane rwose ku buryo bugoye, kuko nanjye nari nakoze umushinga w'ubucuruzi, ariko nza kugira wenda imbogamizi na covid yahise iteramo, ariko nabonaga hari ibintu bitangiye kutagenda neza ku bijyanye n'imisoro. Urabona, kugira ngo mu Rwanda ukore ugomba kujya muri tini namba. Tini namba rero waba uri gukora waba utari gukora yigumya kukubarira, ntabwo ibyo kuvuga ngo nturi gukora bo ntibabirebaho, ku buryo rimwe na rimwe uza kwisanga uri kwishyura amande. Tini namba ku bandi badukurikiye batari abanyarwanda ni nomero y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro yawe bwite n'amahoro. Ni ukuvuga ngo ni nimero wishyuriraho umusoro n'amahoro wowe usabwa, amakore n'amatagisi mu Kirundi. Ngaho komeza. None nk'umudepite uhagarariye urubyiruko muri Afurika y'Iburasirazuba, mu nteko ya Afurika y'Iburasirazuba, iyo muganira ku buryo mwazamura urubyiruko, kuko ejo numvise muri Commonwealth bose n'abantu bose bagarutse kuguha urubyiruko amahirwe, ni ubuhe butumwa, ni ubuhe buvugizi mukora urubyiruko mu bijyanye n'abari gutangira imishinga mishyashya ku bijyanye n'imisoro? Kuko niba ntangije bizinesi wenda ya miliyoni imwe nkajya muri tini namba, ejo bundi nkaza kugira urabona iyo utangira bizinesi hari ubwo bitagenda, hari ubwo uhindura bitewe n'impamvu, noneho ugasanga ubaye uhagaze nk'ukwezi mu gihe ukiri gushaka ibindi waba ugiyemo, cyangwa se mu gihe hari ibyakugonze, cya gihe tini namba ikomeza kubara nta byo kuvuga ngo ntiwakoraga. Ni ubuhe buvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo igihe batangiye bizinesi ari urubyiruko, Rwanda Reveni ishyiremo imiyaga ku rubyiruko? Hanyuma icya kabiri, umusore umbanzirije, icyo ndakibaza abo basore ba rwiyemezamirimo. Umusore umbanzirije yavuze ku bijyanye no gutangira imishinga ndetse n'itangwa ry'akazi. Iyo uri urubyiruko urangije amashuri ukaba ufite bizinesi, washoye umushinga, wakabaye uha nanone urubyiruko akazi kugira ngo bimere nk'aho mushyigikiranye, muzamurane. Ariko uza gusanga muri bizinesi cya kimenyane uriya muhungu umbanjirije yavuze, ufite bizinesi hano dufite Musanze mu Majyaruguru, hari umuntu ukora
atunganya ve mu mabetrave n'utundi duporoduwi duke yongeramo, ariko kubera ko atavuka i Musanze abakozi bose baturuka aho avuka. Ibyo ugasanga rwa rubyiruko umushinga uje gukorera iwanyu ntunabanje guteza imbere abaho uri gukorera, ahubwo niba ndi Marcel ngiye kubanza gushaka abantu bavuka i Musanze nibwo ndi gukorera i Gatsibo. Gerageza usoza ariko cya kintu cy'ikimenyane yagarutseho. Niba mushoye imishinga muri urubyiruko, mu bakozi mukoresha 300-400, urubyiruko ni kangahe kwijana? Nibwo ubwanyu ntabwo muheza bagenzi banyu nk'urubyiruko. Murakoze n'ibyo bibazo bibiri. Ndagushimiye Twagirayezu Marcel. Reka duhere kuri Depite Barimuyabo kuri icyo kibazo kijyanye n'imisoro. Murakoze, ntabwo nsobanukiwe cyane n'ibijyanye n'imisoro, ariko hari ubumenyi bukeya mfiteho. Ubundi umuntu wese ugiye gutangira bizinesi yandikisha muri ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere aricyo RDB, bakandikisha kampani yiwe, bakamuha nimero y'umusoreshwa ariyo bita TIN number. Kuba ufite TIN number ntabwo bivuze ko uratangira usora imisoro yose itangwa mu gihugu. Hari imisoro utanga nk'imisoro y'ipatante itangwa nayo batangira gutanga nyuma y'imyaka 2, ariko hakabamo n'indi misoro nka y'ibita ngo value tax, ni imisoro ku nyongeragaciro. Hakabamo n'imisoro ku nyungu. Iyo misoro akenshi itangwa n'abantu bafite EDN. EDN ni kariya kamashini k'imisoro, aho igihe cyose umuntu agomba gutanga fagitire yemewe na Rwanda Revenue, ariko iyo EDN nayo ihabwa abantu bashingiye ku gishoro ufite uko kingana. Hari limite ntazi, ntahita mvuga umubare runaka, ariko hari limite cyangwa hari ikigereranyo bashingiraho. Iyo utagejeje kuri icyo gishoro ntabwo utanga iyo misoro, nta n'ubwo guhabwa iyo EPN. Bivuze ngo hari ikigero ugomba kuba uriho kugira ngo utangire gusora imisoro yose Rwanda Revenue igena. Bivuze ngo urubyiruko rugitangira rufite n'igishoro gitoya, hari imisoro bagatanga. Tuvuze rero ngo urubyiruko rwose, waba ushoye igishoro kinini, waba ushoye ufite igishoro gitoya, ngo ukurirweho imisoro, hari ibindi nabyo bishobora, hari ibindi risike ishobora kuzamo, n'uburiganya bushobora kuzamo. Rimwe na rimwe byagorana cyane no kugira ngo umuntu abigenzure, kuko ushobora gusanga hari bamwe bashobora kwandikisha bizinesi zabo nini, bakazandikisha ku bantu bakiri mu myaka y'urubyiruko, bayandikisha ku bintu bakiri mu myaka y'urubyiruko, bagakweta imisoro, bityo igihugu kikahahombera. Rero mu rwego rwo kwirinda ibyo, umuntu wese, niyo mpamvu leta yashyizeho yuko umuntu ufite igishoro ku kigero runaka hari imisoro agomba gutanga, n'ufite igishoro gitoya hakaba imisoro atanga n'iyo adatanga. Urakoze cyane. Ariko urubyiruko nabwo rukwiye nabwo kubisobanukirwa, kuko hari igihe abantu bagendera nabo mu kigare ugasanga bavuga ngo dukurirweho imisoro, ariko batanasobanukiwe ubundi imisoro itangwa ni iyihe, itangwa igihe. Bamwe bakanitinya bagatinya gutangira bizinesi bitewe n'uko batanasobanukiwe n'uburenganzira bwabo umuntu ufite bizinesi. Mu magambo make wenda sinzi niba ari cyo yashatse kuvuga, ariko nko muri ibi bihugu hari ikintu kijya cyitwa grace period, ukaba watangira business ariko bakavuga ngo mu gihe cy'imyaka runaka ntago tuzaba tugusoresha kugeza umaze gushinga umuzi. Icyo kintu nk'icyo mu Rwanda hari icyo mujya mutekerezaho wenda ku rubyiruko, mukaba mwavuga ko musabe Rwanda Revenue Authority cyangwa se na leta y'u Rwanda ko umusore cyangwa se inkumi ugiye gutangiza business nibura abone nk'imyaka 2 mbere yuko iyo misoro itangira ku mwaka? Ngira ngo iyo gahunda ni igitekerezo cyiza, nabwo azaganirwaho umuntu akareba, inzego zibishinzwe zikareba niba kiri feasible mu Rwanda, kuko ushobora gusanga nabwo ibigenderwaho kugira ngo iyo gahunda ikorwe, ndetse n'uburyo wenda bigenzurwa muri ibyo bihugu biteye imbere nka Amerika aho muri, ushobora gusanga wenda mu Rwanda byagorana, ariko ni igitekerezo cyiza. Ngira ngo inzego zitandukanye, ubwo nanjye ndakinyotinga ahantu kugira ngo nzakigeze ku nzego zitandukanye kugira ngo yareba niba cyatanga umusaruro no mu Rwanda. Urakoze cyane. Sakina, uri rwiyemezamirimo, mu magambo make cyane kuri iki kibazo cy'imisoro, ari imbogamizi imisoro igira kuri bizinesi zawe? Imbogamizi iyo umuntu wese ugitangira, cyane cyane urubyiruko, usanga ari ikibazo cy'amakuru.
kandi amakuru aba ahari, ahubwo wenda natwe urubyiruko ugasanga ntabwo twagiye kuyashaka. So rero mbona ubundi umusoro utigeze ukora ntabwo bagusaba umusoro, ntabwo bagusaba ibintu utinjiza. Umusoro uwusora kuko hari ikintu winjiza. Rero abantu benshi ntabwo baba bisobanukiwe, kandi haba hariho n'ibintu bya incentive zigiye zitandukanye bitewe n'ibyo ukora. nk'ubu ngubu mu buhinzi ntabwo umuntu winjiza miliyoni 12 bamusoresha. Sinzi niba urubyiruko ruri mu buhinzi rubizi. Ibyo rero ni ibintu biba bikwiriye ko urubyiruko natwe dushaka amakuru tukareba, kugira ngo tujye twumva abantu bavuga ngo imisoro iri hejuru, ariko ntubashe no kujya kureba se muri sekiteri yanjye bimeze gute, niba ndi muri ICT, niba ndi mu buhinzi cyangwa se no gukora ibindi. Ikindi kintu navuga yenda ngira ngo nanamenyeshe n'urubyiruko rushobora kuba rutabizi, iminsi yashize twagiranye inama urubyiruko muri rusange byari byateguwe na PSF ndetse na Rwanda Revenue, aho twaganiriye na komiseri tugaragaza natwe ibibazo bigiye bitandukanye, cya kibazo nyine cy'amakuru natwe urubyiruko tutajya gushaka, twumva bagenzi bacu tukemera ibyo bavuze, kandi mu by'ukuri twari dukwiye kugenda tukajya kwibariza. Noneho hagaragaramo ikibazo cy'ibirarane, kuko urubyiruko akenshi ufungura bizinesi ntiwibuke no kumenyekanisha imisoro. Icyo kibazo rero nicyo kitugonga cyane, iyo tutamenyekanisha imisoro hazaho ibihano. Rero ikintu cyiza gikomeye cyanavuyemo ngira ngo nshimire na guverinoma yacu, ni uko ubu ngubu urubyiruko rwatangiye bizinesi guhera mu 2013 kugera ku 2019 rutigeze nyine rwahuye n'ibihano, kuko wenda amakuru make batari bazi bashobora kubikurirwaho. Bakaba barashyizeho linki, uyu munsi ushobora kugenda muri PSF cyangwa ukagenda muri Rwanda Revenue bakakubwira, kuko ubu ngubu bagiye kuzafasha abo bantu bafunguye icyo gihe bizinesi bakiri mu mashuri batazi aho biva n'aho bijya, kugira ngo nyine noneho babafashe. Ariko uyu munsi icyo twese twifuza, niba ugiye gutangira bizinesi udafite ubumenyi mu bintu bijyanye n'icungamutungo, ukwiriye gushaka umuntu wanabigufasha, kuko haba hari n'abunganizi. Niyo utaba ufite ubushobozi bwo kuba wagira umukozi uhoraho, ushobora no gushaka abunganizi bakajya umenyekanisha umusoro ku itariki 15. Hari n'igihe biba bidakeneye ko ari ku itariki 15 ukaba wakoreye ku itariki nyine muri nyuma y'amezi 3, biba bitewe na bizinesi ukora. So rero ngenda muri make icyo navuga ni urubyiruko rukwiriye gushaka amakuru ibintu bijyanye n'umusoro, kugira ngo nuza koko umenye ikikugonga, nk'uko tuba tugize n'amahuriro, kandi urubyiruko rukajya aho rubarizwa. Niba uri muri Chamber Young Entrepreneurs, niba haza ayo mahirwe yo kuba mwahura na komiseri nawe ukaba uhari, ariko niba nta hantu na hamwe uri kubarizwa kiba ari ikibazo kugira ngo n'ayo makuru akugereho. Ariko nanone nkasaba ko n'urubyiruko rwajya no kuyashaka, bakajya kuri Rwanda Revenue, imiryango ifunguye bakabaza. Hari n'udutabo dutandukanye bajya bifashisha kugira ngo biyibutse uko bakwiriye kuzuza ibintu bijyanye n'imisoro. Ariko mu by'ukuri wabikoze neza ntabwo bigoye, kuko natwe turakora. Rero niba nanjye nkora nkaba maze imyaka 3 nkora, n'undi muntu yaza agakora, kandi hari n'abandi batubanjirije bagikora. Rero nta kintu gikomeye kirimo, ahubwo gikomeye ni ukumenya uko ubimenyekanisha. Urakoze cyane Sakina Usengimana, watangije ikigo AfriFoods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga. Patrick Ruhumuriza, mu magambo make cyane ku kibazo kijyanye n'uko namwe barwiyemeza imirimo rimwe na rimwe iyo mutangije iyo mishinga, aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko aho iyo mishinga yatangiriye, muzana bene wanyu mukaba ari bo muha akazi, aho kugira ngo muteze imbere urubyiruko rwaho mukorera. Mu magambo make cyane uko mbyumva, ndakeka kambyita amakuru ya kera, kuko aho bisigaye ni bake. Abanyarwanda twarasobanutse twamenye icyo gufasha bagenzi bacu bisobanuye. Ntabwo navuga ko ibyo bitubaho, ko bitabaho, ko wenda we yarabibonye bibaho, koko wabo birahari. Ariko muri ino minsi twarasobanukiwe, leta yacu yaratwigishije, iyo ubonye icyo gukora ugerageza no gufasha mugenzi wawe. Nanjye muri bizinesi yanjye ngerageza gusereza urubyiruko rugenzi rwanjye rurangije amashuri yisumbuye, kubahereza akazi bakikura mu bukene nk'uko nanjye nikuye mu bukene. Urakoze Patrick. Kuri telefoni dufite Clovis. Wiriwe neza? Neza. Uri hehe? Ni mu karere ka Bugesera. Ikibazo cyawe? Ikibazo ngenera nari mfite nyine nizera ko wenda nk'urubyiruko twese nyine twagerageza nyine kwiyungukira wenda gukora, tukabasha nyine kumenya amakuru
y'aho nyine ku buryo umuntu yajya mu buryo bwa bizinesi afite impamvu azi imisoro, ku buryo nyine nkatwe nk'urubyiruko nyine twabasha gusobanukirwa neza cyane. Urakoze cyane Clovis, icyo ngicyo cyari igitekerezo. Depite Jean Claude Barimuyabo, bimwe mu bintu mwaganiriyeho muri iyo nama y'urubyiruko rwo muri Commonwealth ni ukugerageza gushakisha amahirwe ku rubyiruko kugera kuri serivisi z'imari zatuma bashobora kwiteza imbere no gutangiza imishinga yabagirira akamaro. Icyo ni ikibazo kenshi iyo uvuganye n'urubyiruko barakubwira ngo ibitekerezo turabifite ariko habuze igishoro. Nkamwe muhagarariye urubyiruko, ubuvugizi mukorera urubyiruko kugira ngo bagere kuri izo serivisi z'imari bugeze hehe, mukora iki? Murakoze. Burya ikintu cya mbere kigora ni ukutamenya amakuru n'aho ukura amakuru ndetse n'inzego zishobora kuba zagufasha mu kibazo ufite. Nko mu Rwanda hashyizweho cya kigo bavugaga BDF, nubwo cyanenzwe ko ngo hari kigira ibijyanye n'ikimenyane imikorere itari myiza, ariko ikigo cya BDF cyashyizweho kugira ngo none gifashe urubyiruko n'abagore mu kugera kuri serivisi z'imari. Aho harimo serivisi zitandukanye, ukora umushinga ukagaragaza pusantaje runaka nawe uzatanga, ubundi bakagufasha kuba baguhuza na banki ishobora kugutera inkunga kubera ko wenda bafite bakakubera nk'ingwate. Ariko harimo n'abandi bafite bizinesi zitandukanye. Ndibuka mu nama twigeze kugira aho urubyiruko rwagaragaje uko cyane cyane urubyiruko rukora ibijyanye nk'ibyo Sakina akora bijyanye n'ubuhinzi, aho usanga ibigo by'imari bitizera imishinga ifitanye isano n'ubuhinzi, ugasanga kugira ngo babone imari ikenewe cyangwa se babone ikigo kibishingira bigoye. Ariko ni ubwo ibyo biba kenshi ku bantu barimo bakora ibijyanye n'ubuhinzi, cyane cyane abashora imari mu buhinzi bagemurira amasoko yo hanze. Ariko ngira ngo mu minsi yashize nibwo perezida yatanzeho umwanzuro w'uko iki kibazo nacyo gikurikiranwa kigakemuka, ku buryo umuntu wese, urubyiruko cyangwa se n'undi uwo ari wese ufite ushaka banki yamufasha, ko mu gihe azanye inzego za leta agaragaje umushinga we mwiza kugira ngo ibindi bajye bamufasha hakiri kare hatabayemo n'ubukererwe. Rero mu Rwanda ho navuga ko baragerageza, ariko imbogamizi zirimo n'ubundi imbogamizi nubwo zitabura zigenda zikemuka igihe cyose uko zigaragajwe. Rero mu rubyiruko twahuye ruturutse mu bihugu bitandukanye byo muri Commonwealth, ngira ngo nk'uko byanagarutsweho no mu ijambo perezida yatanze ubwo yari muri no business forum, yavuze ko ubundi nk'uko Commonwealth ivuga, kuvuga ngo twakabaye nk'uko duhuje ururimi, twakabaye n'umutungo nawo ndetse n'ubutunzi dufite muri Commonwealth nawo usangirwa. Muri ubwo buryo kugira ngo usangirwe nk'uko n'ibyo bigo by'imari biri muri Commonwealth bitandukanye nabyo byareba uburyo byongereza imbaraga kugira ngo bibashe gufasha inzego zitandukanye. Rero n'urubyiruko bakaba ruhabwa umwanya kugira ngo mu buryo bwagutse no mu gufatanya n'ibindi bihugu bya Commonwealth urubyiruko rubashe kugera ku mari, ariko kugira ngo ni urugamba n'inzira igikomeza, ibihugu bikomeza gushyiramo imbaraga, ariko ibyo navuze mu ruhande rw'u Rwanda turagerageza ibibazo bibonetsemo bagakomeza kugerageza kubikemura. Urakoze cyane. Reka dufate Nsabimana Daniel. Wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Edi Rwema. Uri hehe? Nyamasheke Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ikibazo cyawe mu magambo make cyane. Ngewe ndagira nshimire rwose akanama kagize umuryango wa Commonwealth, kuko rwose kwita ku urubyiruko niho mu Rwanda dukunda kuvuga ngo nirwo Rwanda rw'ejo, ni isi y'ejo. Urubyiruko rero utarufashe neza, isi y'ejo yagira ikibazo, isi y'ejo rero ntiyagira n'ejo heza nk'uko tubivuga. Ngewe mu by'ukuri ndashima bagize uruhare mu gutegura ibintu ni ibintu byiza rwose. Edi, iyo uri kureba muri Kigali ukabona urubyiruko, ukareba hirya no hino, ukareba ukuntu ari rwo rufata iya mbere mu guteza imbere igihugu, ubona ko ari ibintu byiza kuba barutekerezaho, bakaruha umwanya rukisanzura ndetse no mu bikorwa by'iterambere nk'urugureme. Ndagira nshime Commonwealth Program muri rusange ndetse na leta y'u Rwanda idahwema kwita ku rubyiruko. Twebwe nk'abanyarwanda urubyiruko baduhaye amahirwe ashoboka.
rwose ni ibintu ubona by'agaciro kandi ubona ko bizagira umusaruro ejo n'ejo bundi, ukabona ko ari ibintu bikomeza gufasha igihugu mu gutera imbere. murakoze cyane bwana Edi Rwema. Urakoze cyane. Icyo cyari igitekerezo cya Nsabimana Daniel uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Madama Sakina Usengimana, mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro, ariko twari tuvuze ku bijyanye n'amahirwe yo kugera kuri serivisi z'imari. Depite atwibukije ibyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, avuga ko ubwo ibihugu biri muri Commonwealth n'ayo mahirwe yose bakwiye kuyasangira. Hari uburyo urubyiruko rwo mu Rwanda rushobora kuba rwakongera ayo mahirwe yo kugera ku mari birenze u Rwanda? Amahirwe kugira ngo wenda dukomeze tuyongere, icyo navuga ni uko dukwiriye gukomeza gushyira imbaraga zacu hamwe nk'urubyiruko, tukavuga ibibazo dufite kuko biba bihari, noneho hakaba hashakirwa igisubizo. So muri make rero ndumva ari ibintu byo gushakisha uburyo dushyira imbaraga hamwe kugira ngo n'aya mabanki tuyavugishe, cyane cyane wenda navuga ku bintu by'ubuhinzi, bakaba basobanukirwa nibaza gukora ibintu bijyanye na evaluation y'ubuhinzi, bakaba batabona ko ari ibintu bifite risike nyinshi, ahubwo bakumva ko ari ibintu nabyo byakorwa bikazamura ubukungu ndetse bigatanga n'inyungu. Urakoze cyane. Patrick Ruhumuriza, kuri ibyo nanone bijyanye n'ayo mahirwe, kuri wowe utangiza iyi bizinesi yawe byarakoroheye? Muri rusange ntabwo byari byoroshye, ariko nk'uko twakomeje tubigarukaho, burya icya mbere ni amakuru. Naho bitanyoroheye nuko amakuru nari mfite make. Aho naje kubonera amakuru, naje gutinyuka nkahaguruka nkajya gushaka amakuru, nkamenya ukuntu banki reveni ikora, nkamenya ukuntu buri kimwe cyose gikora, nkamenya ukuntu amabanki akora, naje kwiteza imbere. Ni nacyo nashishikariza urubyiruko ubu ngubu, tuve mu matelefone twirirwamo, tuve mu mateleviziyo twirirwamo, turebe, twiyiteho, twikunde, kuko ejo hazaza ni ahacu, ntabwo ari undi muntu, ni ahawe. Tuve mu matelefoni tujye kubaza se ni hehe niye sekiteri yafasha bitewe n'icyo nshaka gukora, tumenye amakuru niyo ya mbere muri byose. Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza. Reka dufate umukunzi w'ijwi ry'Amerika wa nyuma, Jalong. Wiriwe? Mwiriwe neza Edi. Uri he? Ndamukiriza n'abatumire. Barakumva. Umurongo nako igihe cyatakaje nako twasoje. Buriya inyungu y'urubyiruko izaba igihe, cyangwa se wenda nk'iki bagenera urwo rubyiruko kugira ngo baruhe ubujyanama bushobora kuba bwabafasha nabo kwiteza imbere, ko tubona muri iki gihe bigoranye bitewe no mu makaritsiye ko tubona uko bimeze. Urakoze Jalong. Sinzi icyo ashatse kuvuga, ariko Depite bari mu yabo niba wumvise icyo Jalong abaza, ndibaza ko wenda abaza inyungu z'urubyiruko mu nama nk'iyi ya Commonwealth zaba ari izihe? Inyungu z'urubyiruko ndagira ngo nsubire mu ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Urubyiruko n'Umuco Honorable Rosemary Mbabazi, ndetse bikaza no kugarukaho na Right Honorable Secretary General wa Commonwealth. Yavuze ko urubyiruko rukwiye guhabwa umwanya mu ifatwa ry'ibyemezo, aho kugira ngo rukajya kuri high table kugira ngo rube menu, ruba ari rwo ruganirwaho mu kuba ari rwo ruba rwariyoze ngo menu ni ukuba ari rwo rwaribwa, ahubwo rukajya mu myanya ifata ibyemezo ndetse rukagira n'uruhare mu byemezo bibafatirwa. Aho navuga ko rero umwihariko w'urubyiruko muri zino nama za Commonwealth, kugira ngo mu nama ya ihuriro ry'urubyiruko ni naho hagaragajwe komite nshyashya, executive committee y'urubyiruko rwa Commonwealth. Zimwe mu nshingano z'iyo komite ni ukugira ngo n'ubundi bakomeze gukora ubuvugizi ku bibazo byugarije urubyiruko mu bihugu byose bya Commonwealth, aho buri region zose ziba zihagarariwe, harimo abahagarariye Afurika, abahagarariye ibihugu byo muri Karayibe, abahagarariye region zitandukanye z'ibihugu bigize Commonwealth. Rero inyungu zigiye zose muri izi nama nk'izi ngizi no muri Commonwealth zitabwa, n'inyungu z'urubyiruko zitabwaho, kandi no mu byagiye bigarukwaho n'ubundi mu biganiro bitandukanye no mu zindi forum, cyane cyane nka business forum.
bagiye bagaruka cyane ku rubyiruko rufite ubushobozi, ahubwo icyo rukwiye guhabwa ari umwanya kugira ngo rugaragaze icyo rushoboye, kugira ngo n'ibyo nyakubahwa perezida wa repubulika nawe yakomeje kugarukaho mu ijambo yagejeje ku bitabiriye business forum. Depite Jean Claude Barimuyabo, umudepite uhagarariye urubyiruko mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ni kuri ibyo bitekerezo byawe wari utanze tugiye gusorezaho ikiganiro cyacu. Nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane Edi Rwema kuba mwadutumiye, kandi nkanashimira n'abandi batumirwa twari turi kumwe muri iki kiganiro, n'abandi bose babikurikiye n'abatanze ibitekerezo bitandukanye n'ibibazo bitandukanye muri iki kiganiro. Murakoze. Urakoze. Sakina Usengimana watangije ikigo Africa Foods Limited cyohereza imbuto n'imboga mu mahanga, nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Murakoze cyane kudutumira, ndetse n'abandi batumira ndabashimiye n'abadukurikirana. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Patrick Ruhumuriza, umuyobozi mukuru w'ikigo 1OZ, nawe nagira ngo ngushimire kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire. Murakoze cyane, ngira n'abatumirwa bose urubyiruko ko isaha igeze kugira ngo natwe twikunde. Urakoze cyane Patrick Ruhumuriza. Nshimire namwe inshuti bakunzi mwari mukurikiye Ijwi ry'Amerika. Nshimire Engineer Patrick wamfashije mu buhanga bw'ibyuma, na Dieudonné Cyubahiro wari uyoboye ibiganiro muri studio ya 7 Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.